ngo mama yarusohotsemo ariko rwose amwereke nujya ujya no kuvuga ubanza utekereze yabigenza akazi umva se haguruka mu ntebe urabona ukuntu utangiye gutusa sino ntebe none papa wanyu kubera iki ari wahisemo uyu yarizanye aza mu nzu yanyu kuba yaraje yiyumva wabona yaramuroza sha papa wacu ukuntu yakundaga mama ari gukundana n'umuhungu w'umukire cyangwa n'umukene ubwo urukundo ni wowe nawe gasetsa umuhungu ugukunda byanyabyo n'ufite amafaranga n'umukuru urabeshya erega hari igihe umuhungu aba ari n'umukene ariko afite nyine urukundo muri wagukunda cyane ntabwo bizi se noneho ntusetse reka nkubwize ukuri nta mutipe w'umukene ugira urukundo uzi ko reka nkwe mu rugero sibyo umuhungu ukennye hari igihe abura nyine urana ashaka kunyifuza sibyo akabona agakobwa keza sibyo ariko hano amafaranga afite cyabona n'urwego ndiho akabona sinamwemera sibyo ariko iyo abonye agakobwa nyine karaho twadukobwa tuba dukora mu rugo tw'uduhozi akagenda kakabeshya urukundo kuko ari ku rwego rwe akabeshya ngo ndagukunda ibiki abo akagenda muri ibyo ariko mukire ntabwo yakubeshya mani ngo aragukunda atagukunda oya uzi impamvu uzi ko Jeff uri bukukuntu se yankundaga nimba yarankundaga byanyabyo nuko yamaga gift za buri munsi sibyo ariko gushura bizi ko yakundaga kumubona ari kumwe n'abandi bakobwa subizi reka mubwire nuko yako yarakize akumwandi gukundana n'agahungu nyine ubona ko ari wowe udakize ako nyine tu gafite urukundo ako wabyumva ntunsetse noneho biri seremana Jeff ntabwo yigeze anyereka urukundo ariko reka mubwire ikintu yo kwitiranya uri aho ngaho uravuze ngo Jeff nta rukundo yakweretse reka kuvuga ko umuntu yaguca inyuma sibyo si bivuze ko aba atagukunda sibyo hari igihe umuntu aguca inyuma agukunda reka indyo imwe irasema hari n'igihe aba yanga kukujagaraza muri wowe akajya mu bandi ari we azagira umugore oya pe ariko ntabwo wabonaga kushura ukuntu yabaga ameze cyangwa wowe ntabwo wabaga wamwitayeho rega abagabo ni ingeso yabo n'abasore bagomba gutereta bagatereta ahubwo niba we yarakweretse ko agukunda akaguha amagifiti nicyo kikwereka ko agukunda kangutere story yo tunabiveho ejo nabonye Betty kutambaza ngo twahuriye ego ko mwana yanjye karakano sikomva twahuriye hari kuri Great kagiye koga Betty mani silence kabwo meze kuriye ukoze iki gere maga kushura yabaga yitonze arakana keza yego ko mwana mbona mubonye sokanye umuzungu bavuye nyine barazanye nyine kuri Great kogana ko kavuga karenze burya byabwo nasigaye kipevera abazungu none nutazajya mu cyiciro se nge twari gupyata mu bahungu bo muri karitsiye mbabarira nawe yavuze iyo ngingo ngiye mbaye mva n'umutwe undi ntabwo uzira n'urugore rwa hano iseseme nyinshi hasi iki waba utwaye ikiza ngo iki si ubwo wawe ntabwo ujya ubibona aramenyera cyane uri kuvuga mbabara n'umuvuge n'umwizero uriya mugore mbabarira cecekaho uwo mugore wane uriya mugore papa yashatse bwa kabiri umugore se yitwa umugore cyangwa yitwa indaya cyane mbona ari ikintu ugira kintu papa barabangama ejo bundi mva naratashye ntabwo wari uri hano wari wagiye kwa Andy mva ntera iki ngo mu masaha ngo utashye ngo ibiki ubwo se yarakubwiye kutyo ngo amasaha aragushinzwe yarakubyaye ahubwo umva se tumukorera akantu mbabarira ngereka mu bwisukuri niba ari uko ngiye abona undi mukuru ntabwo yemera no kumvugisha ibyo yiboneye byose iyo agiye no kuvuga arabanza agatekereza kabiri
babarizwa namenyereye mama yaramenyereye cyane tumukora akantu ahubwo se umuntu mwe nako twazamugambanira papa kamwirukana akundi papa ajya kumukunda yakurikije si wanamuvuga yana kiza mubona mu myitwarire hano mu rugo ariko wabona ibyiza ari papa wacu wese twe ntawamenye ngo yambara birabyara ukubituko ibigo yambaye babarira mani jeya niro hagana agiye kushimva asikiba yanyishe ndetse kumwe ko yambara neza ego ntabwo yumva bupere kumurata muri salo reka mubwiye naho yicaye sinahicara arukuna ajya avuga papa kumvanga abantu rero nose ngo mucanga muri salo ngo tuganire ako ujya kubona ukuntu mama yambaraga sexy bimubereye babarira mva mfitanye imana kamunda n'ushiti wanjye tubonane n'umugoroba nshobora kugaruka simbizi nese umva mbanze ngutera agasitoro ubone uya mwana mfite kugenda tu mfite mwana kugenda uziko bakomeje bamagana natse ko bitaba ariko twe ntaribi uya mwana mfite kugenda nyamara bari kunyumva gato okay nyumva mubwiye ako nawe mbwira inkuru z'ubugoryi ntabwo ari inkuru z'ubugoryi mfite kumane kwitegura nyine mubwiye sibyo hari umushuti wanjye mfite sibyo aho umuhungu turi gukunda arimo aransaba ngo twibanire ngo tudakoze iby'ikora urumva wabishigikiye barababwira ko ndabizi nyine uzi se usubwo yakuzanye nk'iki nk'indaya yiwe tu ushobora no kukubwira ati twarabanye twarabyaranye komeza nanjye nkomeze si byose ariko uzi nk'iyo mwandi mwagiye mu murenge niba agahinda nawe ngize nako gahinda ukansohora mu nzu ko biboneye none se hari ukuba mwarasezeranye ko yewe mwasezeranye ni paka na ngo iki shamba nanjye ngiye kumubwira wemubwira ati nta bintu byo kubana tutasezeranye tu banze dusezere ubundi tumara gusezerana tubone kugira ute kubana umva nanjye ngiye kumubwira dukora ubukwe ari kumumagara cyane mushito wanjye nyine banza mbenye kukubwira ukuntu ngiye kuzamubwira umbwire niba ari byo ngiye kuzamubwira rero shiri mbwira tubange byemewe n'amategeko nuko dukora ubukwe tukajya mu murenge sibyo tukajya mu rusengero ubundi tugasezerana cyane ubundi nitwa umugore wawe w'isezerano nta byanga nzamureka sibyo cyane nakureka ukagenda ntacyo bitwaye of course ibintu biba byumvikana mani ahubwo mva yabagirwa gahunda dufitanye oya ntabwo nayibagirwa wowe nyine mva nimugoroba ahubwo turari tunabimukoze ko ndagaruka nka 2:00 ndabizi ntabwo aba yakarya mu bategereje nanjye ibintu by'ubugome si byo nyigisha mva tubonane mwana ariko turiki noneho yego ko uriya mugore tugomba kumukosora aze asimbure mama ariko ye abantu bazi no kwitereka mu myanya itari iyabo ubu barabona ni urugo rumwe bite byanjye bitore ese ubwo ni ukuba ugomba gusubiza umuntu mukuru ubwo umuntu w'umukobwa ungana gutya umuntu mukuru nubaha ni mama wenyine wabyaye na papa gusa ese ndi iki we ntabwo uri mama wanjye
ibaze umuntu w'umukobwa ibikombe biraterecyanyishe mwanyweye mwariye nta kwandura nawe umva wa mugore we mubu uzajya uvugisha ngende umukobwa mukuru kuri papa waba warabyaye waba utarabyara ntabwo bindeba uri kumva neza yego nanisa ninga ibikombe biba byandaraye yasanze umukozi wa hano twe papa yavunikiye ibintu uraje ubigaramyemo utangiye kutwigisha icyo gukora none ikibazo bifiteho ni ikihe kuba naraje muri uru rugo reba ibyo nyine ukuntu usa uzi ubundi mama wanjye ukuntu asa banza undebe unirebe uri kundeba neza numara kundeba ubone kuvuga ngo mufite iki kibazo we nimba nyoko yarasabwe kuki yarusohotsemo nkarwinjiramo icyo wakagombye kukinyubahira ngo mama yarusohotsemo ariko rwose amwereke nujya ujya no kuvuga ubanza utekereze kabiri ujya wigira kuryo washano umuveho egana ni sori fata ujyana ibikombe hanze gira vuba sohoka hano uko gisa n'ibikanzu bibi gira vuba usohoke egana ni sori windebeshwa n'ibyo byose bimeze nk'iby'ipusi kandi yumviye n'umuziki nanga kuba natangiye igitondo cyanjye neza hakaza abanjagarasa kitanera n'umwako kandi igendera ariko mana kuko ibi bintu birimo birambaho ntabwo bishoboka naje nje gushaka umugabo nzi ko ngiye kunezerwa ariko reba ibibazo biri kumva abana bamagarare hejuru bamfata uko biboneye koko rwego ngezemo rurarenze ibi birandenze papa batinze kuza batinze kugera ahangaha aba bana be natabasohoramo hano nge nzasohoka ngende kuko ntabwo ubuzima nakomeza kubamo ngo bizakunde ubu abana ibintu bankora koko babinkorera iki koko n'iki n'abakozi nabagize ne koko nasa yawe kinana no munsi mukuru wawe binankoreye reba ukuntu angize do yamennyeho amazi ariko mana yanjye amazi iki nabakoreye koko gituma mufata gutya yego amazi katurebe ko nabigenzaga kanza turebe ukuntu pe yabigenzaga none se reka mwereke mbwira amazi nakumenya aya ngaya ayo nyine ni amazi kundeba nabise mwese kuseka birashekeje nose reka nyine turebe ukuntu yakumenagaho gute se yabigenza akazi umva se haguruka mu ntebe urabona ukuntu utangiye gutusa sino ntebe nta bwenge ugira soka ngaha soka oshigenda ako mana yanjye n'ubundi mukuru wanjye ajya ambwira ukuri umugore wa kabiri numva sinzi ukuntu ubundi w'amezi ni nko kuza gusebya umva mu muryango n'undi kategeye mu cyumba naramwemeza nshuti yanjye wakoze kuba nakwitabaje ukanyitaba uri inshuti nziza imana iguha umugisha tusangira urabizi nashatse umugabo mwiza kandi unkunda ariko abana nasanze muri uru rugo ni karashika erega ntabwo byoroshye gushaka umugabo ufite abana ni karashika mana nta kintu kimbabaje nk'ukuntu urugo ngiye kuzarusohokamo kubera abana yabyaye kandi umugabo wanjye ndamukunda cyane ibaze ko waje ukunze umugabo ukurikiye umugabo umukunze none ukaba ushaka kurusohokamo ninde uzawutsinzwe rero n'abo bana ariko ubwo abantu b'abana uri kubivuga neza ngo ni abana bagusura mu rugo rwawe gute nshuti yanjye ntago wabyumva nuko atari wowe biriho ari wowe biriho wanyumva urebye ibintu bankoreye uno munsi
ntago wabyumva. Rero reka nkubwire umwana iteka ahora ari umwana, umuntu mukuru nawe akaba ari umuntu mukuru. Impamvu papa yaragushatse aba yarakuzanye kugira ngo umurerere abo bana, bivuze ngo bo ubwabo ntibakwirera ntibihagije. Abo bana icyo bakeneye umuco wawe. Rero bivuze ngo ntabwo afite kugucisha akakugaruza hano ukaba umwana, no bivuze ngo wahindutse umwana bo bahindutse iki ababyeyi. Biravuze ngo ongera umubyeyi bubagira abana ubahane. Ahangaha ngira inama rero y'ukuntu nabagenza. Abana ni inshinzi, icyo nicyo cya mbere. Umwana ntiwamubwira ngo ndurura ku meza ngo azahandurure, ambwira ko atari umukozi muri urwo rugo, sibyo? Umwana ntiyafata itorosho ngo akorope inzu, urebe ukuntu inzu isa. Uri kubona ukuntu hano hasa. Umwana ntiwamutuma ibintu ngo azakugireyo, sibyo? Noneho kare naje kwandurura nsanga ibikombe biterekanze ku meza, singiye kwanduruza ibintu yankoreye. Uzi ikindi kintu, abo bana ngo si bari muri ya myaka mibi, si bari mu myaka mibi. Hari imyaka abana b'abakobwa bageramo bakamera nk'abana bakiyumva kuko ubu ikintu nawe bisaba birasakura akaruka abantu umuntu mukuru. Itegeko rya rikaba itegeko wavuga bakumva sinzi ko nzabishobora pe, sinzi ko nzabibasha. Abana bari hano nta mashita. Reka ubwitonzi, hari ahantu bigera umuntu agakoresha nawe izindi mbaraga ze. Ubusuzanye ibyo kuregera umugabo wawe ngo abana bawe bamubise, urumva watazaguseka? Shawo nseka mwana. Reba hano nkubwire n'ukuri biranasekeje, ariko ibaze mama w'abana kuko kano kanya ko abana ari mu biganza byawe n'abana bawe. Ndi kukubeshya? Si abana bawe buno. Wiba umwana mwiza cyane ngo bagucishije ujya aho ngaho, nawe shyira amategeko yawe kandi bayubahirize. Aho ngo uzasohoke mu rugo rwawe, ahubwo bo bazarusohoke. Niba badafite aho kujya bazicara hamwe bakubahe, mubane mu mahoro. Icyo kintu mukundira iyo nama umpaye niyo. Abo bana ntonge kubareba nk'abana utabye undi muntu, tangira barebe nk'abana bawe. Bivuze ngo niba abana bawe ntabwo ukora naguzine ejo namukoreye. Uratinyuka ukazana ikindi wazanye hano muri iyi nzu. Uyu ninde? Ninde uguha uburenganzira bwo gutanga karibu? Hano ntago ari wanjye. Ariko ubona warasimbuye mama ukikwa bango ni wawe se he? Muko uruhamo gatoya. Sugore nkamuvuga. Ngiye nasuza abashyitsi we. Wowe sorry uvuga. Okay, mwicare tuganire basi mutuvuge hejuru. Twicare tumwereka abo turi bo. Ubundi we nagutuzi kandi twemeze. Ntunze muri uru rugo nawe yera ijisho wirebe. Sugura n'isono gira we. Uretse gato, uretse uruhamo. Reba umuntu uri kubwira ngo nta sono ufite, urebe ukuntu angana. None ibyo uvuga ngo mama wanyu ko baramusimbuye, nta n'umuntu ubyitaho ko mama wanyu byamugendekeye. Ariko ikintu kimwe, mama wanyu ahwari kwishimira ko n'abana umuco abana bari. Papa wanyu ntacyo umuco yabahaye na mama wanyu yabahaye, mwavukanye basi. Wowe ujya kuvuga ntugashiremo mama. Reka tuvuge mama wanyu. Shiramo icyo mama wanyu umuco yabahaye. Reka kano kanya ako kantu konyine ko gakora basi mwihangane. Mama wanyu nawe mumubone nk'umubyeyi wawe. Reka nkwereke umuco mama yaduhaye. Yaratubwiye na undi mugore ugomba kwinjiramo n'urugo. Tuzahinjiramo uwo ari we wese. Tuzamwereka ko turi abana baturuka ku babyeyi babiri, umugabo n'umugore, hatagomba kujyamo undi mugore wa kabiri. None se nkubaze mukobwa, rero uri umukobwa mutoya mwiza. Aka kanya ntabwo utekereza ko ejo uzaba umugore nawe ibi bintu uri gukora mugenzi wawe we abigukoreye byakunezeza? Twe wabyibagiwe. Papa yatubwiye ko tuzabona urugo rwiza. None papa wanyu kubera iki rero wahisemo uyu yarizanye aza mu nzu yanyu? Kuba yaraje yiyumva wabona yaramuroza. Papa wacu ukuntu yakundaga mama. Mama ari na mwiza. Si warabonaga tuki mama yari mwiza. Ariko wanyereka mama wanyu. Wowe se we nari imbaraga wagira no kumureba. Kuko mama wanyu ari mwiza, yaba yarabahaye umuco akabaha n'uburere. Icyagusetsa ko mama ubwo yigire Dubai. Ubu mva ayemereye gutwohereza amafaranga natwe tujye kumusangayo, ariko tuzajyana na papa. None tugusigiye kano kazo. Nakundi ntabwo ari nakawe. Tuzashaka ya nshuti yacu yitwa Ivete twimuta. Tuzashaka Ivete Rodwayons. Hano abana bararwaye. Nyamara mumeze nk'abarwayi.
ese mwebwe ntabwo mwakwiba abarwayi siko bamubi mwebwe ntabwo mwakwiyorohereza abarwayi baba mu ese bitaro kuki mwinjira mu buzima bwanyu bakuru gusa hano wageze ubundi mwagiye CH mugashaka kakakanya. abagabo banyu mwebwe oya hano harenze CH ahubwo ni twebwe Indera. ahangaha turi kwa papa hano mwebwe mumeze nk'abantu bari Indera hano mwahagize nk'Indera papa wanyu babonye yakwicwa n'agahinda amenya ubuzima bwanyu bwa buri munsi hari umubyeyi kushimira bino ndumva nawe utaniye n'uyu mubyeyi basanye ngewe uyu munsi naje hano mushima Imana mwijuru ko nahageze ko icyo ugiye kubabwira ni ikintu kimwe mwicare mwirebe mu ndorerwamo mwigaye mwisubiraho muri abakobwa ejo muzabyara abana mubaha umuco mugire umuco muba abantu bazima rwose yego mujyanama we twakumvisha se ubundi uri mujyanama w'iki ko numva waturaguritse aho basi mwamusohotse twigane na mama wanyu ubu mama wabo waje agasanga abana be bageze wiki ese mama wanyu agiye ngo boheze amafaranga mama muri wacu Dubai amafaranga se ngo bamarire iki disi mwambare mugaragare neza muse neza rero misatsi yawe iyi misatsi rebe naturere wewe wari watunga afro uzi bino bisuko uzi ukuntu bisukwa yewe iyo uri no kwiga n'umuntu ndebera mu ngofero bagakobwa kumvikana umushinga kujyana ukora cyane mugira muri kurane senyi muri kagore no kuri ishuri rya mujye gusaba imbabazi rero nukuri igihe naciriye bugufi mukacira mu maso mukanya n'amaso mukata uko mwibone muzi ko ngiye ntashoboye igihe mwamereye uragira ngo ngenza ubu nabahagurukiye nabafatira umwanzuro nta soni ndakubabariye muri bato ni mwejo hazaza igihe mwamenyereye yicarire hano mureke yicarira abo bana baramenyereye barakabya ni ejo hazaza mugire umuco mwubahe wireye mu ndorerwamo muvuga ngo umuntu wundi w'uyu munsi niwe mwana ejo nzabyara wumvishije nizeye ko mutazongera kurira umuntu bigeze aho ngaho urareba iki kureba gutya se urareba iki nimba wasabye imbabazi saba imbabazi bikuvuye ku mutima byarangiye ibyo ari byo byose nta ntabwo soni murabona intambara y'ikintu zifasha just turwane abantu mwiyicane muterane amagambo abantu bafite uyitwana mwica utanarebye neza wowe tuzakwica wasabaga imbabazi umva tuzakwica bagakobwa we ufite ikihe kibazo kihe kibazo kihe biro nkubwire bwira ndi kukumva ntabyo njyana aho ngaho mbwiramo murumuna wawe nta nama wamugira ntabwo wamubera urugero rwiza ibintu mumureze nibyo ndabamvuga mvuga iki ubundi murabizi umva nshinzi ntabwo ijya iva ku izina umva reka nze ndwane namwe yarwane ikajya kava ku izina wagakobwa ufite ikihe kibazo nereka akakaramu aterura umwajyane bakujyane wanshinze kuba washingaraye nawe urumva ushaka bakubangate kujugunye hari ahandi nta mbaraga nifite mwagiye mwiyuha ariko mubwira agaciro nta handi haba induru ni kwa Senegal nta handi haba induru ni kwa Senegal nta mahoro ajya aboneka mu rugo ubwa mbere tuye abantu nkarakara bigeza soni bisaba kungufukurira abana bawe ikinyabupfura giki n'utuguru to narumiwe uzi inama uzajya kwiga kungufu karate ntabwo wabishoboza abantu bantu ntabwo nababasha kandi ntuzasume bagira abana ubu umubyeyi nuko bimeze turabyemezanyije niko bimeze tape hoya kazane gutya
ndaje bafatira imyanzuro bimeze naho ubundi cyakoze utumye nseka agahinda kari karanyishe mama ndaguhoreye ni ukuri urakoze cyane yewe urakoze Imana iguha umugisha pe umureba umuti ndabigenderaho nk'ukwezi kabisa ndeka abana ni hatari kabisa umva mperekeza ntahe pe uratashye ndatashye gusa ndagushimira pe urakoze gusa birambabaje buriya baraje bacube nk'ukwezi kose batongera kuzamura ivogonyo